ntabwo ari isezerano gusa, ni ihame, ni inshingano, ni ibyiyumviro bizangwa mu munsi ku munsi. Imana yituye urukundo rwacu kandi izatuyobore mu gushingira ku rwayo rukomeye urusha rwacu, kugira ngo akaramata tuzakabanemo kugeza iteka ryose. Ndagukunda kandi nkagukunda kundusha. Bavuga ko ishyari ari ishyano koko. Ubu abanyamashyari nabwo akabasenguzi b'imihanda y'imbuga nkoranyambaga n'ubu bacyanze amaso urugo rwa Niyo Bosco na Mukamisha Irene, aho aba bombi bagiye kumana hafi amezi asaga 6 barushinze mu bukwe bw'amateka bwabereye ku musozi wa Rebero ku itariki 16 Mutarama 2026. N'ubu ntabwo benshi turemera bacyamya ko Mukamisha Irene yaba yakwishyiriyeho Niyo Bosco imitungo, ndetse ko ngo yarebye kure kabona ko afite ubushobozi n'amafaranga n'izina. Benshi bakomeje guhamya ko batazarambana kubera ko mu maso ya sosiyete bizumvikana nyine uburyo inkumi iteye neza kandi igikundiro nka Irene yaba n'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona nka Niyo Bosco rwose. Benshi ntabwo babyumva, hari n'abemeza ko ngo uyu Mukamisha ntamugisha ushyitse ashobora yarazanye mu buzima bwa Niyo Bosco, kuko ngo kuva yashaka yahise asinzira agasubira inyuma, mbese akaba yasa n'uwabaye umunebwe mu gushora indirimbo zishimisha abanyarwanda, kuko ngo yamaze kwinjiza mu buryohe bw'urugo cyangwa se imihangayiko iba mu gushinga urugo twese tuzi. Niko benshi bagenda bavuga. Nk'ibisanzwe ngewe ni Sam Dabble kikire, tukaba tugiye kurebera hamwe ukuri kwihishe inyuma y'ibi byose n'amakuru arimo gusohoka kuri couple. Tugiye kureba mu buryo bw'ubwenge n'ukuri, ese urukundo rw'aba bombi ruzasugira susagambe hagati y'abanzi benshi barugose, cyangwa se amagambo y'abanyarwanda yaba afite ishingiro. Kuki umuziki wa Niyo Bosco wahagaze nyuma yo gushaka? Subscribe uzana icyayi cyangwa se ikawa yawe, kuko tugiye kwinjira mu kuri nyako wakoze ku mutima y'abantu benshi cyane rwose. Ntujye kuduha subscribe no gukora share kuri iyi video. Kugira ngo twumve neza impamvu sosiyete nyarwanda ifite impungenge, tugomba kubanza kumenya icyo Niyo Bosco ari cyo mu muziki wacu. Niyo Bosco ntabwo ari umuhanzi gusa, ni igitangaza cy'impano kiba rimwe mu myaka 1000 rwose cyangwa se 50. Uyu musore wavutse areba rwose akaza guhura n'ubwo bwo kutabona mu bwana bwe, ntabwo Imana yigeze ireka ngo amaso ye mubere inzitizi zo kureba ejo hazaza rwose. Reka kuri gitari ye n'ijwi rye yanditse amateka mu buryo budasanzwe. Niwe mwanditsi w'indirimbo wanditse zimwe mu ndirimbo zakozwe cyane hano mu Rwanda no hanze yarwo, harimo itsinda rya na Dore nka Ibuye n'izindi zinyuranye z'abahanzi batandukanye nka Bwiza n'abandi. Kuva icyo gihe izina rye ryahise riba imari ishyushye cyane. Abahanzi benshi bo mu Rwanda rw'imyidagaduro bifuza gukorana na Niyo Bosco, ko buri gikorwa cyose yakoraga cyahabwaga agaciro na sosiyete rwose, bakagikunda, yaba indirimbo cyangwa se ibiganiro yari yakoze rwose. Niyo Bosco yarakunzwe, twese turabizi. Ibi rero bivuze ko mu rwego rw'ubukungu, nubwo Niyo Bosco ari umusore ufite ubumuga, ariko afite umutungo utagereranywa. Impano ye n'ubushobozi bwo kwinjiza amafaranga rwose n'umutungo ukomeye cyane. Abahanzi b'abahanga mu kwandika bafite imyandikire nk'iye barinda basaza rwose binjiza amafaranga binyuze mu burenganzira bw'umwanditsi, ntabwo basitaragoringa mu gihe cy'ubusaza rwose turabizi. Aha rero n'imyumvire igoramye yatangiriye. Showbiz nyarwanda yadukanye imyumvire ivuga ko Niyo Bosco ngo afite amafaranga, ariko akaba afite ubumuga bwo kutabona, bityo ngo akaba ari umuntu ushobora gukururwa vuba n'umuntu wese umweretse urukundo cyangwa se umushutse, bikarangira amucucuye utungo twe yagiye akubokera. Imyumvire rwose irabanye cyane, kuko Niyo Bosco afite ubwonko n'ubwenge busoma iby'abantu basanzwe bafite amaso abona neza bo batabasha kubona, ariko warabibona akabisesengura rwose, nubwo ayo maso atayafite nk'abandi ngo arebe neza yitegereze, ariko ubwonko bwe bufite ubusesenguzi bukomeye cyane. Ariko se kuki abanyarwanda bashaka kwemera ko urukundo rwa Irene ari urw'ukuri? Kuki igihe cyose hagarutswe kuri uyu muryango, ijambo imitungo n'ijambo gutandukana nibyo biza mu mwanya wa mbere mu matwi y'imitima y'abantu? Tugiye kwinjira mu mizi y'ikibazo rwose tubisesengure neza cyane. Munyemere rwose tugaruke ku mizi y'umubano wabo. Inkuru y'urukundo rwa Niyo Bosco na Mukamisha Irene ntabwo watangiye mu kwezi bwo mu kwa mbere 2026, ahubwo watangiye kera cyane mu buryo bw'ibanga. Abasesenguzi bavuga ko ngo abo bombi bamaze igihe kinini babana mu rukundo rutari rwo kukarubanda mu butangazamakuru rwose, ngo nta muntu wari ubizi. Ku itariki 9 Nzeri 2025 Niyo Bosco bwa mbere yashyize ku mugaragaro isura ya Mukamisha Irene, amwifuriza isabukuru nziza y'amavuko, akoresha amagambo y'umuvugo utangaje wanyuze mu mitima y'abantu benshi cyane. Ese yerekana ko umutima we wanyuzwe n'uyu mukobwa. Nyuma yaho gusa ku itariki 17 Nzeri 2025 kuri hoteli ya Paris gashora mu maso y'inshuti n'abahanzi batandukanye na bagenzi be, Niyo Bosco yafashe gitari aririmbira indirimbo y'urukundo, amwambika impeta, amusaba ko bazabana akaramata rwose. Uwo munsi Irene yavuze yes cyangwa se yego mu maso y'abantu. Uwo munsi wari umunsi w'ibyishimo, ariko ku bantu basesengura kure bose batangira kubaza ikibazo bagira bati, ese uyu mukobwa areba he? Ese ntabwo ari gushaka izina rya Niyo Bosco riri kuguruka mu kirere cy'u Rwanda no hanze no mu karere no ku isi yose?
gusa kuri nje no muri mwe twese turabizi ko imyidagaduro nyarwanda yuzuyemo gusizanya n'urwango. Abantu batangiye gukwirakwiza ko Mukamisha ari umukobwa uteye neza cyane, ukiri muto, ufite amahirwe menshi yo gushaka undi mugabo utagira ubumuga, bityo rero ko ngo gushaka Niyo Bosco bifite icyo bihatse, niko benshi bageraga bavuga. Kuba abo bombi barasezeranye mu mategeko mu kwita cy'icumi Ukuboza 2025 mu murenge wa Kinyinya, bikurikirwa n'ubukwe bw'akataraboneka kuri Caleb Garden Rebero kuri 16 Mutarama 2026. Byari bimeze nko gushyira ikimenyetso cy'umusozo ku dushya twose twavugwaga, ariko ntabwo byashize, ahubwo imbaraga zikubye kabiri bakomeje kubavuga rwose. Nubwo byatangiye bavuga ko batazabana neza kandi batazarambana, ariko byagiye biba barakumanye kugeza bambikanye impeta, ariko kugeza n'ubu ngubu ahubwo batigeza ko bigiye kurangira nyine nk'ubwo babanye ngo bitazakomeza kubavuga, ariko ahubwo byarakurushijeho zikubye inshuro ebyiri. Reka noneho tugere ku kintu cy'abasha abanyarwanda benshi cyane mu bakunzi b'umuziki we. Ese Niyo Bosco yashatse ahitaho umunebwe mu gushyira hanze ibihangano? Uku gucika kugereranywa n'ubunebwe ukunze kugira ku bahanzi benshi bakimara kurongora cyangwa se gushakwa. Twarayibonye ku rundi ruhande, ntaga Niyo Bosco gusa. Umunsi umuhanzi yinjira mu nzu akaryama, akabyuka agasanga umugore yamuteguriye icyayi, akamumwenyurira amanywa n'ijoro ryose bahugiye mu kwishimira urugo rushya. Imbaraga zo gukora umuziki rwose birimo agahinda, intambara n'urugamba zihita zigabanuka. Ku muhanzi nka Niyo Bosco indirimbo ze nyinshi zabaga zishingiye ku kureba ibibazo by'isi, kugaragaza ingorane no gukora ku mutima y'abantu bafite agahinda. Iyo yinjiye mu rugo rushya agasangamo Mukamisha amwuzuriza ibyishimo n'amahoro yo mu mutima, biragoye rwose ko yakomeza kwandika indirimbo z'agahinda mu buryo bworoshye. Urugo rwe rwamubereye urwihisho n'amahoro ye, ntabwo yakongera gutekereza imirongo y'agahinda cyane nk'uko yabitekerezaga mbere akiri wenyine. Rwose biragoranye kuko yabonye umuntu umwitaho kandi akamwibagiza imibabaro yose. Uburyo abahanzi nubwo tutabitekerezaho, abahanzi bakunze kwandika ibintu bitewe n'imimerere barimo. Nibyo bikunze kubona ko Niyo Bosco buriya kuba yari wenyine yumva atorohewe, bigatuma yandika imirongo ibabaje, ariko none yabonye umuntu umwitaho rwose. Ibyo dukwiye kujya tubitekerezaho tukabanza tukabireba. Ariko se abafana be bo babona ko ari amahoro? Oya rwose, nubwo Niyo Bosco we wenda ashaka kuba ameze neza, abafana bo babona ko yahagaritse kubaha amafunguro y'umutima bari baramenyereye rwose. Hari abasesenguzi b'imyidagaduro batinyuka bakavuga bati Niyo Bosco yaricaye azakizwa n'iki se kandi yarashatse umugore ukunda ubuzima bwiza? Niba adakora imiziki ngo yinjize umugore we ukunda ubuzima bwiza n'amaraha n'amafaranga, azabasha kumutunga gute? Azabasha kumuha ibyo akeneye gute kandi adakora? Rwa rugo rushyushye ruzatungwa n'iki? Rwa rugo rwiza abantu nyine bakundana cyane nka Niyo Bosco na Irene bazabaho gute kandi bataba Niyo Bosco nyadaguka ngo akore cyane ko yasanzwe abikora cyangwa ngo arusheho cyane? Ibi ngibi babivuga kubera yuko muri amezi hafata cyangwa se n'atu bamaze barushinze, nta ndirimbo nshya ikomeye cyane Niyo Bosco yigeze ashyira hanze yakora amateka nkaho yakoze akiri ingaragu. Indirimbo yose yashyizeho kuri YouTube channel yiwe imaze umwaka umwe yonyine. Birumvikana yuko amaze umwaka umwe adakora. Ibi ngibi bituma isengwa ry'abantu rigaruka ku mvugo ikomeye cyane. Bavuga ko umuziki wa Niyo Bosco washyizweho akadomo ku munsi yambitse impeta Irene. Ese uku guceceka nuko igihe gito cyo kwitegura guhumuriza imitima y'abantu, cyangwa se koko urugo rwamubereye umutego w'umutwara igihe n'intege yari afite mu gushyira hanze umuziki? Reka dutegereze igihe kizatubwira. Reka noneho tuvuge ku cyo abanyarwanda benshi batinya kuvugira ku mbuga nkoranyambaga. Iki kibazo cy'uko Irene amushaka y'imitungo ntabwo ari shyashya mu mitwe yacu rwose. Mwarabyumvishe, mwarabisesenguye namwe. None se kuki bisubirwamo? Impamvu nuko igihe cyose hagarutse ku mubano w'umuntu ufite ubumuga n'umuntu utabufite, sosiyete ihita yinjizamo imyumvire ishingiye ku nyungu n'imitungo rwose. Turabizi yuko umuntu ufite ubumuga yadakundanye n'umuntu utabufite, cyangwa se wenda nk'umuntu utabona yakundanye n'umuntu ubona, cyangwa se umuntu ugenda ucumbagira iyo akundanye n'umuntu udacumbagira. Abantu benshi babyinjira bavuga yuko rwose ngo uwo muntu udacumbagira gakurikiye umutungo cyangwa se izindi nyungu ngo zisanzwe. Ubundi ubusanzwe sosiyete ishingira kugaragarira amaso. Umukobwa wese mwiza nka Irene uba ufite isura n'ubwiza byafatwa nk'igishoro cyatuma abona undi mugabo we wese ukomeye mu rwego rw'ubukungu n'umuryango. Iyo ahisemo nka Niyo Bosco ufite ubumuga butabona, abantu ntibabona urukundo rushingiye ku mutima, ahubwo babona umukobwa wafashe umwanzuro w'ubucuruzi bwo kwegera icyamamare gifite amafaranga, kuko ngo icyamamare nka Niyo Bosco biba bigoye ko kizamubenga cyangwa se ngo kigire indi myitwaro imuhungabanya, imubangamira, nko gutaha yasinze, kumutonganya cyangwa se kumubwira nabi, cyangwa se kumuharika kuko nyine afite ubumuga butabona. Aba yumva ko umukobwa bakundanye yamugira impuhwe zikomeye cyane, bigatuma amwitwarikaho neza, akirinda utugambo twinshi yamubwira twamubabaza. Bose niko sosiyete ibifata. Abasesenguzi benshi rero bashyira ibirungo byinshi muri iyi nkuru, komeza bashimangira ko batazarambana kubera izi impamvu zikurikira rwose ebyiri zonyine.
Impamvu ya mbere ni impinduka z'umutungo. Niba umuziki wa Niyo Bosco usinziriye, bivuze ko n'amafaranga n'izina rye bishobora kugenda bigabanuka gake gake bikarangira abantu bamubuze. Iyo umutungo rero n'ubushobozi bije bigahura n'inzitizi z'urukundo, basinziriye rwose nka gutya Irene yaba atamukunda by'ukuri, bishobora guhita urukundo ruzima rwose. Niba Irene nawe atamukunda by'ukuri, iyo ubukene buje bugasanga urukundo rusinziriye rudashyushye, ruhita rukonjera rimwe bikarangira imiryango n'umubano bigasenyuka gutyo. Icya kabiri ni urujijo rw'ubumuga n'inshingano z'urugo. Kuba Niyo Bosco afite ubumuga bwo kutabona, bisaba ko umugore we amubera ijisho rya kabiri mu nshingano zose z'urugo, hafi ya zose rwose. Igihe cy'amezi ya mbere rwose akamufasha ndetse bikanakomerezaho, nk'uko bagiye kumana amezi asaga 5 cyangwa 6, biba bikwiye yuko amufasha cyane akamwitaho. Igihe cy'amezi ya mbere nk'uko bagiye kumana amezi asaga 5 cyangwa 6, ibyo ngibyo byo kwitanaho, Mukamisha akamwigira akamwitaho cyane, akamufasha inshingano z'urugo. Biroroha cyane kuko urukundo ruba rugishyushye, ariko uko imyaka igenda ihita inshingano ziba nyinshi cyane, umunaniro no kurambirwa bikaza. Umugore ashobora gutangira kumva ko inshingano zimuremereye cyane, ndetse ko n'inyungu z'amafaranga atakiza mbere nk'uko yabyifuzaga, bikarangira acitse intege, bikarangira batandukanye bitewe n'uko nyine bwa mbere yabikoze amwitaho cyane, abona urukundo rushyushye, amafaranga akiza, ariko uko imyaka igenda ihita akumva ararambiwe bikarangira. Kandi burya mu bantu kurambirwa no guharara ntabwo bijya bituvamo. Iyo tugiye dukurikira inyungu bikarangira inyungu tutazibonye, ducika intege tugasubira inyuma rwose. Usanga bakundanaga birangiye batandukanye vuba cyane, nk'umwaka umwe ugasanga batandukanye cyangwa se imyaka 2. Ariko se niba byose bivugwa, kuki twe dushimangira ko tugomba gusengera uru rugo? Impamvu ni uko mu mitima y'abantu babiri hagiye habamo urukundo n'ubudahemuka burenze kure cyane isesengura ry'Abanyarwanda. Niyo Bosco ntabwo ari umuntu uvangwa mu mutwe, ni umugabo ufite amahame, kandi mu bukwe bwe yavuze ko urukundo rwe na Irene rutari ibirori gusa, ahubwo ko ngo ari ihame n'inshingano yiyemeje ubuzima bwe bwose. Ese iri hame rishobora kuzatsinda amagambo y'Abanyarwanda? Reka tubihanga amaso rwose, nk'uko Niyo Bosco yabyivugiye avuga yuko urugo rwe n'inshingano agiye gufata ko ngaziyemeje ubuzima bwe bwose, atazigera atengwa Irene, kandi azahora amukunda cyane. Cyo kizungezi rwose uwo ni Mukamisha Irene. Nta gushidikanya rwose, twese twashoboye kumva isesengura rya kure kandi riryoshye rishingiye ku byabaye ku muryango wa Niyo Bosco na Irene Mukamisha n'amezi hafi 5 cyangwa 6 bamaze barushinze. Ubwenge n'umuco nyarwanda bitwigisha ko urugo rutarindwa imvura rusenyuka, ariko kandi bitwigisha ko urukundo rwese n'ubuzima bw'umuntu. Niyo Bosco nubwo bamwe bamwita ko yabaye umunebwe mu muziki kuko yashatse, twe tubona ko uku guceceka ari igihe cyiza cyo kwitegura. Ni igihe cyo kubanza kubaka umusingi ukomeye w'urugo rwe, kugira ngo igihe azagaruka mu muziki azagaruka afite ihumure n'ingufu nshya zari zarabuze mu buzima bwe bwo mu bwana rwose. Irene Mukamisha nubwo ashinjwa ko akurikiye imitungo, igihe cyonyine nicyo kizatanga igisubizo cy'ukuri. Niba urukundo rwe rwari rw'ukuri, azakomeza kuba inyuma ya Niyo Bosco. Naramuka ahuye n'ibibazo by'amafaranga cyangwa se inzitizi z'umuziki, azamufasha gukora no gushyira hanze izindi ndirimbo zizamura izina ry'umugabo we ndetse n'irye. Niba kandi irazanywe n'inyungu z'amafaranga n'izina rye gusa, birumvikana ko mu gihe cya vuba aha n'umubano wabo uzarangirira aho ngaho rwose. Niko bintu bimeze. Inshuti z'abakunzi b'umuziki nyarwanda, rero tugomba kumenya ko umuhanzi wacu Niyo Bosco akeneye gushyigikirwa kurusha uko twamunenga cyangwa ngo tumwite umunebwe. Tukamenya ko urugo rwe ari impano ikomeye Imana yamuhaye, kandi natwe nka sosiyete tugomba kumuha umwanya wo kwishima. Ntabwo icyemezo cyo gushaka umugore gikwiye kuba iherezo ry'impano ye, ahubwo gikwiye kuba intangiriro nshya y'ikindi cyiciro cy'ubuzima kiryoshye kandi gishyushye rwose, kurenza icyo mu bukumi bwe cyangwa se icyo mu bugimbi bwe cyangwa se icyo mu busore bwe, icy'ubusibateri atarashaka rwose. Niko bimeze kandi Imana igikomeza kumufasha. None se nyuma yo kumva isesengura ryimbitse ku muryango mushya wa Niyo Bosco na Mukamisha, mwebwe ku giti cyanyu mubona mute ejo hazaza habo? Ese ku gucika kwa Bosco mu muziki kwaterwa n'ubunebwe nk'uko benshi babyemeza, cyangwa se kuko kuba ari imihangayiko y'urugo rwe, cyangwa se ni kunyurwa n'ibyishimo z'urugo rwe? Ese nukubera ko yishimye, cyangwa se nuko yabonyemo agahinda bigatuma nyine aba n'umunebwe akumva ko ibintu byose ntacyo bimaze? Ese mubona amagambo y'Abanyarwanda bemeza ko Irene Mukamisha akurikiye imitungo kandi ko batazarambana bifite ishingiro, cyangwa se muri nkangi rwose mwifuza ko urugo rwaramba rugatumbagira rukagera kure, rukatubera urugero rwiza rw'uko urukundo rurenga ubumuga n'amagambo y'abantu? Ndakeka namwe rwose mwinshi muri mwebwe ariko mubyifuza, mwifuza yuko Niyo Bosco na Mukamisha Irene urugo rwabo rwatumbagira rukagera kure, bakatwereka yuko burya urukundo rushingira ku bumuga, ahubwo ko rushingira ku urukundo rwa nyarwo, nyine umutima n'umuntu, nyine ko ukunda imico ye n'imyitwarire yiwe n'icyerekezo cyiwe kurenza amafaranga cyangwa se ukuntu ameze.
siga rero igitekerezo cyawe cyiza kandi kigaragaza ubwenge munsi y'iyi video, kora subscribe kuri iyi channel kandi yonzogera kugira ngo inkuru zacu zose zijyanye n'ubusesenguzi ku buzima bw'ibyamamare b'abanyarwanda ndetse no hanze y'abanyarwanda zizajye zikugeraho bwa mbere rwose mu ba mbere. Niba ushaka ko dukomeza gucukumburiza izindi nkuru zishyushye kandi zikurura imitima mu buryo budasanzwe, kora share kuri iyi video ku nshuti zawe n'abakunzi b'umuziki wa Niyo Bosco. Jye na Sam Dabble Kiki bifuje gukomeza kugira ibihe byiza kandi Imana ikomeze kwambika umugisha urugo rwa Niyo Bosco na Mukamisha. Mwakoze cyane kubana natwe kandi muhawe ikaze mu biganiro bitaha rwose. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao, ndabakunda.